nongeye kubasuhuza inshuti za Adolphe Tech. Uyu munsi turi kumwe na mwarimu wacu utwigisha umunsi ku munsi ibintu bijyanye na electronique. Tugiye kuganira nawe ku bibazo bijyanye na electronique. Murabizi ko mu minsi yatambutse twazeye ku bintu bijyanye no kuntu wa formata machine, uko wakora window ukoresheje power izo. Uyu munsi tugiye kuganira byose hamwe mbere yuko atwigisha ku bintu bijyanye no kuyiformata, kuba formata machine, atubwire uburyo ushobora guformata mu machine ndetse anatubwira impamvu ushobora guformata mu machine mbere yuko abitwereka practical. Mwarimu ni ikaze hano cyane. Nubwo gushimira abantu bose badukurikira kuri Adolphe Tech, mbabwira ngo ntibisanzwe ako kantu kuko mbanzi ko mubukora buri gihe. Rero narimbajijwe ibibazo iyo rero wabaye mwarimu ibibazo biba bigomba kuza. Warumbajije ngo ikibazo cya mbere yego twagera kuri power izo. Wari watwigishije ku bintu bijyanye na power izo, uburyo ushobora kuba wayigira soft ukayishyira muri machine n'uburyo ushobora kuba wayikoreramo window. Ibyo bintu twabibonye kuriya, ariko nta kindi kintu watwongeraho mu buryo bijyanye n'uburyo umuntu ashobora kubyumva akaba yabisobanura mu ndi muntu. Wenda nko ku kintu navugaho n'ibyo nabonye bambazaga, rimwe barambazaga ngo power izo se ngo wayikurahe. Power izo ni soft, ushobora kujya kuri Play Store cyangwa se ukaba wajya kuri ano ma web afite iriya soft, ukaba wayiteresharija cyangwa se wenda ukayidownloadinga. nayo ukayiteresharija narugiye umuntu yatabyumva neza, ukayidownloadinga. Noneho umaze kuyidownloadinga, imaze kujya mu mashini, igusaba ko uyinstara muri mashine yawe bitewe na bit ufite. Niba ari bit 64, niba ari 32 bitewe n'imashini yawe. Hanyuma ukestaramo ya power izo. Hanyuma ya power izo yacu imaze kuyestara mu mashini, ikubwira ko imaze kujyamo, ibaye successful. Noneho ukayifungura, hanyuma ikaraninga. Hanyuma kuri video naberetse uburyo step by step ko ugenda uyikurikirana, uyinstara, hanyuma ukayinstara ikajyamo, yarangiza igafunguka. Imaze gufunguka hakurikiyeho bwa buryo bwo gushyiraho flash disk cyangwa se external niba wakoresha external. Hanyuma wamara gushyiraho ya external yawe, twibukiranye ko tuba dufite indi soft yacu ya Windows ugiye gukora. Niba ari 10 cyangwa se ari 7 cyangwa se ari 8 cyangwa se ari 11, noneho ya Windows ugiye gukora ukaba uyifite ari image isanzwe iri mu mashini. Ni ukuvuga ko nanone kugira ngo ubashe gukora Windows ufite power izo igufasha gufata ya Windows iri image ikayishyira kuri ya flash disk cyangwa se kuri ya external. Wenda kubijyanye na power izo ndumva ari ibyo twayivugaho kuko nta kindi kirekire gihari, kuko naberetse uburyo ndumva twararebye uburyo external. Ese hari andi ma soft ushobora gukoresha ukora window atari power izo? Hari andi ma soft ushobora gukoresha, ariko impamvu nari navuze power izo kuko power izo ariyo soft nabonye yoroshye gukoramo Windows. Umuntu uwo ari wese yakurikiye kari akantu ahita abasha gukora Windows. Ikibazo cya kabiri kijyanye na machine, ariko reka ngira ikindi kibazo gato nkubazaho kijyanye n'abantu bakurikiraniye channel ya Adolphe Tech. Ngira ngo hari channel ya mbere ufite bitaga Adolphe Class Tech, n'ubundi ikaza kugira ikibazo, ikaza kubura ku murongo. Ese ni cyo bashishikariza abantu bakurikirana ayo masomo duhabwa umunsi ku munsi? Amasomo rero wenda ikintu nababwira, ibi bintu nubwo wenda umuntu aragenda akajya kuri YouTube, akajya kuri channel cyangwa se web abonye akajyaho akareba ibintu, ariko ibi bintu wenda sinzi ukuntu abantu babifata n'uburyo baba babyumva, ariko rimwe uwakoze ibyo bintu
wabashije gukora, niba ari ikiganiro, niba ari ukwigisha, niba ari iki, kugira ngo abashe kukigeza, agikore, yeditinge, ikiganiro mukibone, cyangwa se niba ari isomo muribone uko ari isomo rimeze, biba byafashe imbaraga. Icyo ni kimwe. Kabiri, nawe ubwe nawe bimusaba imbaraga. Gatatu, abakorera rwose wenda mba nababwira nti hejuru cyane cyangwa se imbere cyane, kuko muba mwatweretse ko turi kumwe, ariko gatatu, umuntu ukora kwigisha byo biranavuna, kuko bisaba ikintu ugiye gukoraho kuba wagiteguye, cyangwa se niba ari ikintu kije ku kanya muri workshop ukavuga uti reka ngikore, ariko mfite byibura n'abantu nkorera. Rero numva ko biba byasabye imbaraga, wenda nk'abantu babireba rwose, umuntu uzajya unyuraho agaca kuri video ajye yibuka kandeho rwose, nta n'ikintu bigutwara, ni kuba ufite mega uri online, kujyaho ugakanda, nta kintu uhomba, navuga muri cyo ni ugukandaho. N'ubundi urareba iby'abandi bo hanze, harimo ibitutsi n'ibiki, mu gihe hari ahantu hari ubumenyi runaka, wenda sinanjye ndi kwivuga gusa, hari uri kwigisha gukora isabune, urumva ko yafashe umwanya warategura avuga ati reka nkirireho abantu uburyo nabigisha gukora isabune, hari uri kwigisha iby'ubuzima, hari uri kwigisha iki. Numvaga rero wenda kunyura kuri channel Adolphe, reka mbivuge gutyo nibanze, Adolphe Tech ugakandaho, nta kintu kigoranye kirimo rwose, ni ibintu birizi, kuko nta mega bigutwara, nta mwanya bigufata, ni ugukandaho, ugakanda no kukazogera, cyangwa ugakanda na like ugahita wigendera. Mbakangurira ko wenda ntakunyuze mu ijambo, mbakangurira ko umuntu wese uzagera kuri channel abona hari ikintu yamwungura, cyangwa se ishobora kumwubakaho rwose, kumukandira like cyangwa subscribe, cyangwa ukanasharinga, nta kibazo kiba kirimo pe. Ubwo niba mbyumvishe neza, iyi platform yaje gufasha urubyiruko n'abandi bantu kugira ngo bajye biga, ntabwo bakwiye kuba bipfusha ubusa, bakwiye kuba bikoresha, kuko ni imbaraga biba byagutwaye kugira ngo wigishe uri no mu kandi kazi, kandi ukigomwa ukaba wavuga ati reka nsangize abandi ubumenyi mfite. Kandi nanone bitavuze ko tubare urugero, niba Adolphe wenda tubare unyuzeho ntumukandiye, ni urugero ngiye gutanga kuri Adolphe, ugeze ku yindi channel wenda ni catch, ni iki, uretse ko buri muntu agira ibyo akunda, ariko abanyarwanda tujye tuzamurana, dutezanye n'imbere, okay, uyu muntu ari gukora gutya, ari gukora ibi, bimeze gute, byagenze gute, bimeze gute. Wenda tugana ku musozo, reka udufashe kumva neza akamaro ko guforomata, nubwo utari wabitwereka mu buryo bugaragara, utubwire n'ikintu gishobora gutuma abantu baforomata, impamvu yabyo, n'ikibitera, n'akamaro kabyo kuri mashini runaka ushaka kuba waforomata. Fasha mu magambo yawe. Guforomata imashini bishobora guterwa n'ibintu byinshi. Rimwe, mashini ishobora kuba iri kugenda gahoro. Kabiri, ushobora kuba wenda tubare umuvandimwe wanjye, cyangwa se papa, mama, ni urugero, cyangwa mukuru wanjye ampaye imashini, ariko ibintu yari afitemo simbikeneye, sinshaka ibintu bye byivanga n'ibyanjye, dokimaze n'izanjye zivanga. Ushobora kubifata ukabishyira uruhande rumwe, cyangwa se ukavuga uti reka ntangirane n'imashini bundi bushya, ni foromate, hanyuma ntangirane n'imashini yanjye ikora neza kandi nta ruvangavange rw'amadokima rurimo. Gatatu, ni uko Windows ishobora kuba ishaje, ari version ya kera, noneho ukaba ushaka version nshyashya, cyangwa se tubare niba ufitemo Windows ari 8 cyangwa ari 7, ugakenera 10 cyangwa 11. Kane, bishobora guterwa n'uburyo imashini yatangiye kugenda gahoro, itangiye kunanirwa y'imashini. Urabona uko ugenda upakira hard disk uyipakira, mashine imera nkaho ibura ubuhumekero, noneho kuraninga kwayo bikagorana. Kane,
icya kane ni uko wenda urugero ushobora kuba ufite Windows yakoraga ariko harimo Windows ifitemo uduce twinshi, ni software, noneho ugasanga hari uduce tumwe muri yo twagiye twangirika. Urugero ugasanga nk'amajwi ntabwo ari kuvuga, cyangwa se ugasanga amashusho ari kureba nabi, graphique, ndavuga graphique yayo, cyangwa se ugasanga ntikiri gufata network, ugasanga drivers zayo za network zagiye. Nubwo buryo rero bushobora gutuma ndumva ari nk'ubwo wenda hari akandi nsizemo ariko mu bwunganizi ndetse na comment wanyandikira ukambwira, ariko ni nk'ubwo buryo bushobora gutuma formata imashini. nkubaze kimwe kimwe nabonye kimwe nicyo ndi kwibuka neza. Mashini ishobora kwizimya ukayicomeka ikizimya, cyangwa uri kuyikoresha ikazajya yizimya windi yakurashinze. Yego, birashoboka cyane. Kimwe nuko espace yayo iriho Windows, ubwo ndavuga kiriya gice cya desktop naberekaga, ushobora kugipakira kikuzura, noneho kikatangira kuraninga out memory yacyo, ikaba nk'ayibaye surcharge. Ushobora kuyicomeka wayatse mashini ikizimya. Ndio bavuga overdose. Oya, ntabwo ari bavuga ko ari overdose. Iyo ari overdose uba wanyweye nk'inzoga nyinshi, imiti myinshi, nibyo bavuga overdose. Ahubwo icyo gihe storage iba yabaye bakunda kuvuga ngo espace iri kuraninga out, cyangwa se storage niko bakunda kuvuga, ni stockage yayo iba yatangiye kuba ntoya. Inshuti za Adolphe Tech rero turagira ngo tubashimire. Ubu buryo ni uburyo bwo kugira ngo tujye tuganira ku kintu mbere yuko tugikora, kugira ngo tuze kugera mu kugikora tugifiteho amakuru ahagije mu buryo bufatika. Kuko ushobora guhubuka ukaba farumasi imashini, kandi ugasanga imashini nubwo ifarumasi ariko atari cyo kibazo yari ifite. Urugero ushobora kubona nanone mashini iri kugenda gahoro, imeze nk'igenda ifatwa, tubare niba ufunguye VRS ukona ni isi ifunguka, ukabona iraprocessinze, irakaraze, ariko ikindi kintu gishobora kubitera RAM y'imashini. RAM nayo ishobora ikora uburyo bwa processing RAM, noneho ugasanga niba RAM nayo yagize ikibazo, cyangwa wari ufitemo RAM ntoya umaze kugiramo ibintu byinshi, itangiye kujya igenda gahoro, wafungura ikintu ukabona ntabwo yise yihuta ngo iraninga. Bishobora kubitera harimo RAM mashini iri gukora ariko ikaba iri gukora gahoro, nta gihe bishobora guterwa na drivers. Yego, drivers nabyo zishobora kubitera, kuko iyo drivers zibaye old cyangwa se wenda zishaje, hari ukuntu zigenda zavamo zigakereya ama virus cyangwa se virus. Uko zigenda zikereya bwa buntu buri shortcut bw'u virus, zikagenda zikavamo virus zikataka ya mashini. Inshuti za Adolphe Tech turabashimiye kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro cyangwa iri somo ry'aka kanya. Ndabasaba gukora comment kugira ngo mugaragaze neza ibibazo byanyu ndetse n'inyunganizi ziba zikenewe nk'uko akunda kubivuga. Tunabasaba gushishikariza n'abandi kuzaba baza bakiga, kuko ntabwo ari ngombwa ko wirirwa ureba ibintu bitari bugira ikintu bikubakaho, ahubwo wakwiye kuza ukiga, ejo cyangwa ejo bundi ukaba wakwihangira umurimo. Turagushimiye. See you. Ciao.